Karibu cyane ni Defina Topic. Uyu munsi tugiye kugaruka ku izina Eric cyangwa se Eric. Niba witwa Eric ndagushuje cyane, komeze kugira ibihe byiza. Eric cyangwa se Eric ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'Igifaransa ndetse n'Icyongereza risobanura umuyobozi w'ibihe byose. Eric ryakunze gukoreshwa cyane mu kinyejana cya 19. Eric ni inshuti nziza. Eric ni mwiza kandi aseka neza. Eric ni umuntu ushabutse, akunda ibirori cyane ndetse n'ubusabane. Eric kandi yiyiziho kuberwa kandi agira igikundiro. Eric akunda siporo cyane. Eric azi kwemeza abantu kandi bakabimukundira. Eric agira inshuti nyinshi. Eric kandi yigirira icyizere cyane ku buryo akuzamo no kwiyemera. Eric kandi aba yumva buri muntu wese yamufataho nk'icyitegererezo. Eric amenyana n'abantu vuba kandi nabo bakamumenyera vuba. Eric kandi akunda gutembera. Eric kandi ngo mu bintu bijyanye n'ubucuruzi no guhuza abantu ngo biramuhira cyane, nibyo ashoboye cyane. Eric ni umuntu ushakisha kandi uhora yiteguye guhakira amahirwe mashya. Uwo yari Eric twahugarukiyeho uyu munsi. Niba nawe ushaka ko tugusobanurira twandikira aho ngaho, naho ubutaha yari Defina Topic.